umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Itangiriro igice cya 10, cya 11, cya 12, cya 13, cya 14, cya 15 n'icya 16. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Itangiriro igice cya 10, aho amahanga yakomotse. Abahungu ba Nowa ni Shemu, Hamu na Yafeti. Yafeti uwo yakomotsweho n'abaturage biganje mu burengerazuba bw'Uburayi, ndetse mu ndimi zabo usangamo amagambo agenda asa. Hamu nawe yakomotsweho n'abaturage batuye Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Muri bo niho Nimurodi wa muhigi ukomeye yakomotse. Yitwa umuhigi ukomeye kuko yari umwicanyi n'umunyagitugu mubi cyane. Yagomeye isumba byose ndetse atangiza umushinga uremereye cyane wo kubaka umunara wo gusuzugura Imana. Niwe sekuruza w'ibyigomeke byose. Shemu nawe yari sekuru w'Abashuri, Abasiriya, Abaperesi, Abakaludaya ndetse na Aburamu niwe akomokaho. Amoko yose yo mu isi Imana yayakomoye ku muntu umwe, niyo Data n'umucamanza wacu. Itangiriro igice cya 11. Babeli, abantu bo mu isi bavugaga ururimi rumwe. Nyuma y'umwuzure Imana yababwiye kujya gutura hirya no hino kugira ngo ku misozi yose bahambarize izina ry'Imana. Nimurodi yatangije gahunda yo kubaka umujyi munini ndetse ufite umunara muremure cyane. Nowa yari yarabihanangirije ngo nibareke kutizera Imana, nyamara baramunanira. Benshi muri iki gihe bihambira ku mishinga miremire cyane yo gusuzugura Imana. Imana yasobanije indimi maze barakeraho kumvikana, maze ibyo bituma batatana bakwira mu isi. Mu muryango wa Shemu havutse uwitwa Aburamu waje guhinduka inshuti y'Imana cyane. Binyuze muri we abantu batangiye kwiga byinshi birebana n'urukundo rw'Imana. Itangiriro igice cya 12. Imana ihamagara Aburamu. Imana yabwiye Aburamu iti, haguruka wimukire mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye kandi binyuze muri wowe ibihugu byose byo mu isi bizahabwa umugisha. Abakomoka kuri Aburamu bitwa Abaheburayo ndetse baje kuzitwa Abisirayeli. Aburamu yageragejwe mu buryo butandukanye ariko agaragaza neza ko yiringira Imana. Imana yahaye Aburamu ikimenyetso kimutandukanya n'andi mahanga kugira ngo ahinduke umubwirizabutumwa hagati muri bo. Guhamagarwa kwa Aburamu natwe tubyigiramo byinshi. Icya mbere ni uko yahindutse umuvugiramana ava mu muryango w'abapagani. Imana ntireba aho dukomoka, ahubwo ireba umutima uyumvira. Aburamu yagize ibigeragezo byinshi ariko Imana ibana nawe muri byose. Amasezerano yose Imana yagiranye na Aburamu yarayubahirije. Natwe Imana yishimira kudusoreza ibyo yadusezeraniye. Itangiriro igice cya 13. Aburamu atandukana na Loti. Aburamu yavuye muri Egiputa aho yari yarasuhukiye ahunze inzara. Yaragarutse maze agera i Beteli aho yari yarubatse igicaniro maze atangira gutambira Imana ibitambo. Ni byiza ko aho turi hose twibuka kugaruka aho twambariza izina ry'Imana. Kubera ubutunzi bwinshi cyane, Aburamu na Loti bahisemo gutandukana. Abashumba babo baraga batongana, maze Loti atandukana na se wabo maze yerekera i Sodomu n'i Gomora no mu bibaya bitoshye ariko bidafite umugisha kuko batambazaga izina ry'Imana. Kenshi hari ubwo ubutunzi bw'iyi si budutandukanya n'abavandimwe. Yesu atugirire neza cyane adusange. Imana yahaye Aburamu isezerano ryo kuzamuha Kanani yose. Aburamu Yesu ajya gutura i Heburoni akomeza kwambaza izina ry'Uwiteka. Itangiriro igice cya 14. Melikisedeki umutambyi w'Imana. Abami b'ibihugu bitandukanye baremye urugamba maze bararwana. Ubwami bwo mu isi ntiburuhuka.
ahubwo bahora bitoza kurwana kuko nta mahoro aba hagati muri bo. Loti yaje gutabwa muri yombi maze ibintu nabyo barabijyana. Aburahamu yahoraga abaririza amakuru y'umuhungu wabo kuko yari amubereye se wabo. Ubwo yamenyaga ko bamutwaye, Aburahamu ahagurukanye ingabo 318 zitoje kurwana, maze abami bose abagwa gitumo arwana nabo arabaribata kuko izina ry'Uwiteka ryari kuri we. Agarutse avuye gutsinda urugamba yahuye n'abami babiri. Umwami w'i Sodomu yashatse kumenya ibintu byose byo muri Sodomu ngo amuhe abantu gusa. Uyu ashushanya Satani udushukisha iby'isi bishira. Haje undi mwami udasanzwe maze aha Aburahamu umutsima na divayi bishushanya umubiri n'amaraso bya Kristo. Uyu mwami yitwaga Melikisedeki, umwami w'i Salemu ndetse akaba n'umwami w'amahoro. Yari umutambyi w'Imana. Aburahamu yahise amuha 1/10 cya byose. Itangiriro igice cya 15. Aburahamu abonekerwa. Uhoraho yabonekeye Aburahamu aramubwira ati, witinya, ninjye ndabigukingira, nzaguha ingororano nyinshi kandi amahanga yose yo mu isi azahabwa umugisha biturutse kuri wowe. Imana yacu itanga amasezerano kandi ikayasohoza kubw'urukundo rwayo. Uhoraho yahishuriye Aburahamu ibizaza nyuma ye ndetse amusezeranira ko azasinzira amahoro agasanga abasekuruza. Yamuhishuriye uburetwa Abisirayeli bazabamo ndetse n'uburyo bazacungurwa. Imana nizi byose, natwe ntabyo tuzi. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Itangiriro igice cya 16. Ibya Hagari. Aburahamu yari afite umukozi wo mu rugo bakomokaga muri Egiputa akitwa Hagari. Sarayi umugore wa Aburahamu yafashe umukozi we amukingira Aburahamu. Igihe Hagari yari atwite maze nyirabuja akajya amugira nabi cyane bituma amuhunga. Marayika w'Uwiteka ubwe niwe wabonekeye Hagari aramubwira ati, nzagwiza urubyaro rwawe rwe kubarika, kandi hagati y'amahanga menshi umuhungu wawe azamera nk'impara. Hagari yahise ahimbaza izina ry'Uwiteka ati, uri Imana ireba. Imana yacu ireba kugirirwa nabi kwacu, ireba amarira yacu, ireba kandi amaganya yacu, maze akaduhindukira umugisha. Umwana wa Hagari yiswe Ishimayeli. Ellen White yavuze byinshi kuri ibi bice tumaze gusoma. Yaravuze ati, muri iyo myaka gusenga ibigirwamana niko kwari kwiganje kandi kukamamara kurusha kuramya Imana. Ariko Aburahamu yahisemo kutaba uramya ibigirwamana. Yubatse igicaniro atangira kwambaza izina ry'Imana. Biboneka mu mwigisho w'abasore ku wa 4 Werurwe 1897. Loti yahisemo gutura i Sodomu kuko yabonaga hari amahirwe menshi yo kunguka ubutunzi. Nyamara yaje kumenya neza ko yahisemo nabi ubwo atitaga ku mico yabo ajya guturana nabo. Tubisanga mu rwibutso n'integuza yo kwa 14 Ugushyingo 1882. Imana ntiyigeze ibura abayihagararira mu mateka y'isi. Melikisedeki ntiyari Kristo, ariko yari ijwi ry'Imana muri iyi si. Yari umuvugizi w'Imana Data. Ibyo tubisanga mu rwibutso n'integuza ku wa 18 Gashyantare 1890. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakwibaze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo yose yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni abahe bana 3 ba Nowa bakomotsweho n'amahanga yose? Icya kabiri, ninde mwami w'i Salemu wari umutambyi w'Imana? Icya gatatu, ni irihe zina Hagari yahimbye Uwiteka wamubonekeye? Imana ibahe umugisha.